Muraho neza. Mbere yuko mbagezaho izi updates ziturutse kuri NESA, abanyarwanda twese twifatanyirije hamwe mu kwibuka kandi twiyubaka muri ibi bihe byo kwibuka bitoroshye bijyanye n'amateka u Rwanda rwanyuzemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse duhumuriza na bagenzi bacu bagizweho ingaruka n'ayo mateka. NESA yashyizeho uburyo bushya bwo gusaba kuba wazakosora ibizamini bya leta, haba ari ku barimu bari mu kazi ndetse n'abatari mu kazi. Abantu basanzwe batari n'aba teachers bose bemerewe kuba bakora application. Muri iyi video ngiye kwereka itangazo rya NESA ryose uko risobanura, ndetse n'uburyo application wayikora ukaba waba umwe mu bazahagararira cyangwa se bazakosora ibizamini. NESA yamaze gushyira hanze uburyo bushya buzajya bukoreshwa mu bintu bijyanye no gukosora ibizamini ndetse no kubihagararira biciye muri iyi baruwa nk'uko muri kubibona hano. Iyi ni ibaruwa NESA yandikiye uturere twose tw'igihugu ndetse n'abayobozi bagiye babishinzwe nyine kugira ngo batangaze uburyo bushya bugezweho nk'uko hano bagiye babivuga. Iyi ni ibaruwa yandikiwe isaba kumenyesha abarimu bose bifuza kuzagira uruhare mu gukosora ibizamini bya leta no guhagararira amasuzumangiro ko bazabikora, ndetse bakazabisaba hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga banyuze kuri linki batanze muri iri tangazo. Nanjye ndaza kwibahereza muri video description kugira ngo bibafashe kwigeraho byoroshye. Guhera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2025 kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2025. Kandi muri iyi baruwa bavuze ko abarimu bazaba baramaze gushyira amanota y'abanyeshuri bose bigisha muri kamisi, ukuvuga ngo amanota yabo yose y'igihembwe cya gatatu cy'umwaka w'amashuri wa 2023-2024 ndetse n'ay'igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri wa 2024-2025 nibo bazemererwa gukosora ibizamini bya leta cyangwa se guhagararira ibizamini ngiro. Basoza bagira ati mugira amahoro. Hanyuma tumaze kuva ku ibaruwa tugiye kurebera hamwe uburyo wakora application neza kuva kuri step ya mbere kugeza usoje application yawe ukazategereza guhamagarwa kujya gukora inshingano uzaba watorewe unyuze kuri iyi link. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe step by step, nucikanwa n'akantu na kamwe uyirebe video witonze kugeza irangiye. Ikindi niba uri mushya kuri uru rubuga akaba ari ubwa mbere ubonye channel, ukore subscribe kugira ngo utacikanwa n'akantu na kamwe k'ingenzi mu makuru tubagezaho atandukanye, abari jobs ndetse na updates zirebana na scholarship n'ibindi bitandukanye. Uraca kuri ya link nkuko ndi buyibahereze muri comment ndetse no muri video description ya online service portal ya NESA. Hanyuma assessors, markers and checkers portal ni yingiyi ku muntu ushaka applyingira kuzasesinga physical national exam muri TSS azaca muri hariya ku side. Hanyuma umuntu ushaka kuzasinga TTCA NP na accounting hariya. Hanyuma checking theory national exams hano naho na assessing practical exams hariya. Ubwo nkuko muri kubibona hano kuri ya assessing practical national exams muri TSS azaba ari abaticha gusa bemerewe kuyapplyingamo. Hanyuma abantu bashaka kuapplyinga muri mu assessing practical national exams abantu bize baba teachers ndetse n'abatari aba teachers bari external. Nkuko ndi bugende uragenda urushaho gusobanukirwa ko twigira imbere. Hanyuma no iri marking checking theory exams ntabwo byo birashyirwa kuri gahunda neza cyari kubitunganya. Hanyuma hari aho ni aba teachers gusa. Nkuko muri kubireba rero iyi niyo system, niyo online portal service portal. Ubu tugiye gutangira hamwe step by step mbereke buri kantu kose gakenewe kugira ngo ukore application yawe. Hanyuma aya matariki nayo muyitondere, muyiteho, mu making sure ko mwakoze application yanyu bigendeye n'amatariki bagiye bashyiraho kuri buri gahunda yose bitewe niba uri umuticha cyangwa se uri from external. So tugiye gutangira apply. Uraza ukande hano kuri apply hano mu ijambo ry'ubururu. Numara gukirika hano ku ijambo rya apply barahita bakudirectinga ahantu hano ubona hari I have SMS code. Ku muntu usanzwe ari teacher asanzwe akora akazi ko kwigisha hano arachuzinga hano choose continue. Hanyuma umuntu uri external institution and individual arachuzinga hariya. Tugiye kugendana n'umuntu wa external kugira ngo buri wese yoroherwe na system amenye uko yakora application. Hanyuma n'aba teachers nabo the same process. Hano step imwe ebyiri z'ingenzi cyane, ndetse ari gatatu n'iya kane, ariko izi ebyiri zibanza nizo z'ingenzi cyane, nizo ziri mandatory. Izindi ziri optional ntago ziri mandatory. So kuri izi ziri mandatory nimba uzi kuzujuje wakora nta kibazo wakwa applying. Hanyuma ziriya zindi ebyiri zo ntago ziri mandatory
ariko ubaye uzifite byaba ari akarusho. Numara gusanga wujuje izi conditions zose cyangwa zire ebyiri, uraza ukore hano kuri yes I have all requirements, uhakirike. Numara gukirikaho bahita bakuzana ahangaha bakubaze enter your email, national identity or phone number. Nukuvuga ngo iyo ufite kimwe muri ibi ngibi ariko warakoze account imbere, uraza ukintaringamo kimwe gusa muri ibyo birahagije, then ugasacinga ukibona muri system. Ariko iyo udafite account, ukuntu bigenda nuko uraza ugasacinga, nk'ubu urugero nge nkizemo email y'umuntu umwe, ubwo email ye tujye gusacinga turebe ko ari muri system, dusanga atarimo. Okay, murabona ko atari muri system. Iyo atari muri system rero bivuze ngo nta account afite, nta konti afite. Kuntu tubigenda n'icyo ituza ukajya kuri register, uraza ukirike register now. Numara ukirika register now, urahita ukurikiza steps ziri kuri screen yacu. Uraza hano usange baguhaye form imeze gutya, register individual account. Hanyuma kuri registeringa individual account uraza winteringemo amazina yawe yombi. Hano urashyiramo izina ryawe na hari ishyiramo last name. Ubwo numara kubishyiramo neza nkuko biri ku byangombwa byawe bikuranga, uraza ushyiremo n'izindi address zose, aho utuye n'aho ukorera se Nyarugenge. Okay, ugashyiramo national ID yawe, ugashyiramo irangamuntu, ugashyiraho gender, ukaza ugashyiraho na nimero ya telefone hariya. Hanyuma then ukaza ukintaringamo email yawe neza nkuko iri valid uyikoresha. Hanyuma numara kwintaringamo email yawe ukoresha, urahita ukora kuri save and continue. So numara kubikora barahita bakubwira account successfully, account created successfully nkuko muri kubibona hano kuri screen. Hanyuma numara kubona kuri screen yawe bakubwira ko account yawe created successfully, uragenda ujye kuri email yawe, urasanga baguhayeho code, uchecking code baguherejeho y'imibare igeze kuri 6. Then iyo code urayikorera copy neza cyane nkuko muri kubibona hano, confirm your identity. Guconfirm identity rero ni ukufata ya code baguhaye ukayishyiramo, then ugakora kuri verify and continue. Urahita ukirika kuri verify and continue. Numara kubikora bahita bakubwira ngo no application found. So kubera na application warakoze bwa mbere utigeze ukora application na rimwe, barakubwira ko nta application yawe ibonetse muri system. Kugira ngo ukore application rero urajya hari new application hari mu nguni, uhakirika. Numara kuhakirika uraza uchoosing. So hano hari ama step ageze kuri 3. Step ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nayo ngiye hano. So uraza ukirike hano, muri kubona hari search bitewe n'ikizamu ushaka kuzamakinga cyangwa se hano hari professional education. Nurangiza ukirike hari professional education, wongere ukirike hano. Numara kuhakirika neza uraza urabona haraza choice, uchuzinge bitewe n'ikizamini wumva wakosora. Ubona hano uri interested, ureba hano hari list ya uraza, cyangwa hari na search. Ushobora kwandika muri search yawe ugasearchinga isomo runaka, hanyuma ukaba waribona ukagira ute ukarikirikaho. Numara gukirika kuri iryo somo ryawe, uraza kureba hano handitse close and save and continue, then uri selecting. Numara kuri selecting noneho haraza kuzaho izindi step bijyanye na bank. Kuri bank urashyiramo amakuru yawe ajyanye na bank, hanyuma ushyiremo ibintu byose. Iyo bank yawe ushyiremo witonze kuko niyo izanyuzwaho amafaranga ajyanye n'ibintu byose nkuko bisanzwe bikorwa, ariko ubu nibwo buryo bushya. Then ibyo byose nubisoza barakwereka screen yawe, baguhereze application number nkuko ngiye kubibereka.